Promesse turangana. Murangana neza neza. Ansombyaho icyumweru. Mwese mufite imyaka 30. Ndasenga. Mvugana nabo urashaka iki kuri uyu mwana? Imbwira yuko imushakaho nta kiza azageraho. Imbwira yuko mu muryango bashaka kugira ngo azabikimara, bimbwira yuko ntago bashaka kugira ngo abe kwisi. Ndavuga nti ngewe n'uyu mwana n'uw'Imana kandi ntago mugomba kumutwara. Naho abarasubiza bati tutamutwe ni wowe twatwara. Ubwo bababuraje. Ndavuga nti Imana ndakwinginze ngo uzundengere. Nari maze 2 ntarya. Yego. Noneho turasenga ndasenga baba bavuye masigaye umwe niwe twahanganye. Mana hari niwe menya ari wowe warubakuriye. Yego. Ndasenga hasigaye umwe aravuga ati ngewe nubwo waza n'ikidiro kwivuga ngo Imana byawe gutyo birakomeza. Ndavuga ni ngewe ni nabatari wowe nahanganye nabo. Ndasenga cyane abazimu bamuvamo umugabo amera nka urambara yenda avuga ni mu mwihorere. Imva byari bikomeye nimubwira ngo byari bikomeye ubyumve. Ni umuntu wamuhamagaye nyine aramubwira ati Kararisa mfite umwana urembye cyane mbabarira untabare kuko byarangiye. Kararisa ni umwana mwiza aramwumvira aragenda, amaze kugenda arangije avuga ati ntago nabikora njyenyine ahubwo reka mpamagara undi mukozi w'Imana aze dufatanya. Kararisa yarampamagaye nanjye kubera urukundo rwinshi mukunda ndagenda ndamufasha turasenga byari bikomeye pe. Gusa Imana nikubwira ngo ntiyaguteza rubanda uzamenye ko itaguteza rubanda. Imana nikubwira ngo ndakumenyekanishije uzamenye ko ikumenyekanishije atari burage. Imana ntago yaduteje rubanda aho Satani yarari kwishima ko tugomba gufungwa ntibyakunze. Nabyo byarimo kuko hari umuntu ibaze gusanga umuntu yapfuye kandi nimwe muhahagaze mwavuga ikintu azize. Amina haleluya. Ariko Imana nikubwira ngo mwana wanjye uzamenye ko ivuze ngo mwana wanjye. Nikubwira ngo mwana wanjye humura uzagende ko kugendera ku jambo ry'Imana. Twarasenze turasenga umwana hageze igihe tugisenga turi kwinginga Imana iraduhishurira itubwira ko imukijije. Turavuga tuti Imana ntago twabasha kuva hano hantu nta kimenyetso duhaye. Tugitegereje twumva umwana ari kwiseganya, umwana arakora. Ntabwo ujubesha Mana, ntabwo ujubesha. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujubesha. Ntabwo ujubesha Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujubesha. Ntabwo usezeranye umuntinka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntinka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa ntabwo ujubesha Mana, ntabwo ujubesha. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujubesha. Ntabwo ujubesha Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza. Bene data nshuti z'Imana bakundwa turabasuje amahoro y'Imana nawe muri mwe. Twabakumburiraga mu mwuka Imana ishimwe amahoro y'Imana nawe muri mwe. Bene data nshuti z'Imana bakundwa turabasuje amahoro y'Imana nawe muri mwe. Twabakumburiraga mu mwuka Imana ishimwe amahoro y'Imana nawe muri mwe.
bene data nshuti z'Imana bakundwa, turabasuje amahoro y'Imana nabe muri mwe. Twabakumburiraga mu mwuka, Imana ishimwe amahoro y'Imana nabe muri mwe. Twabakumburiraga mu mwuka, Imana ishimwe amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turi kubakumburira mu mwuka, Imana ishimwe amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ubwo twari tubakumbuye. Yes, bakunzi ba Concorde TV show, ni gutyo dutangiye tubasuhuza nk'ibisanzwe. Ndi Hatumimana Concorde, imbere ya kamera ndi kumwe n'abakobwa beza cyane, abakozi b'Imana. Ntabwo turata ubwiza, ahubwo turata ibyiza Imana yaduhaye kugira ngo tugeze ku bandi. Yego, turi kumwe na Uwimpaye Clarisse, reka basuhuze. Ndabasuhuje cyane, mahoro y'Imana nabane namwe. Yego, turi kumwe na Uwaje Neza Promesse, reka nawe abasuhuze. ndabasuhuze cyane abantu b'Imana, Imana ibane namwe. Yego, Promesse, reka dutangirize n'isengesho, we unafite mikoro. Uri Imana yacu, uri data wa twese, urirangiza rwa burundu, ntuhabwe icubahiro. Tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe watugiriye, akaba tugihagaze hano n'izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye ko twabyuse turi basima, tukagenda bikemera, tugatambuka bikemera, nushimwe. Tugushimiye ko warinze imiryango yacu, ukayirinda ibisitaza ndetse n'ibikuba bitandukanye, ntuhabwe icyubahiro. Nubwo hari benshi bari mu bitaro bajambijwe n'indwara, ariko ndagira ngo nkubwire byose kubishoboye, nawe wabageraho ukagira icyo ukora, ukabahumuriza kubera kuri nyakubahwa nushimwe. Ndagushimiye Nyiringabo Imana kubw'ibitangazo dukorera, kubw'ubuntu tugirira, kubw'imbabazi waduhaye. Nuhabwe icubahiro Nyiringabo Imana. Nsengeye umwanya tugiye kumara hano hantu, ubane natwe kandi ututurengere mu izina rya Yesu, amen. Amen. Twabakumburiraga mu mwuka, Imana ishimwe amahoro y'Imana nabe muri mwe. Yego, rwose ni gutyo tubasuhuje mu byishimo byinshi. Promesse, umeze ute? meze neza. Iyo wicaranye na Clarisse wumva umeze ute? Numva nezerewe cyane. Siko njya numva ntawankoraho. Rahira. Nukuri. Ariko nejo ngiye nivugishije Clarisse. Ngiye kumva numva uritumbukuruje ngo Concorde ngo ni Promesse. Ubanza muhorana. Twese turahorana pe. Murakundana cyane. Cyane bikabije ahubwo. Rahira. Nukuri. Umukundira iki? Clarisse. Sada mukundana umwana mwiza. Yambereye inshuti pe. Yego. Ku buryo navuze nti Imana iranshuti niyo rwose. Yego. Yaje mu buzima bwanjye akenewe. Yaje mu buzima bwanjye ari wo kumpumuriza, ari wo kunshyiramo imbaraga. Mbese Clarisse ndamukunda cyane. Nta n'uwamuvuga nabi ndi kumva. Twanashwana. Neze ndamuvuga nabi, reka mbe ngize. Oya rwose. Iyo Bibiliya waba uyifunze sishyiramo kakagozi nibaho ariho urasoma. Ugahita kavuga kaye gutonyanga cyane. Mwigeze muhurira ahantu muri gusenga, muri gusengera umuntu? Twarahuye. Byari Ejo bundi twarahuye, ariko mva byari bikomeye. Nimubwira ngo byari bikomeye ubyumve. Ni umuntu wamuhamagaye nyine, aramubwira ati Clarisse, mfite umwana urembye cyane, mbabarira untabare kuko byarangiye. Clarisse ni umwana mwiza, aramwumvira aragenda. Amaze kugenda arangije avuga ati ntago nabikora njyenyine, ahubwo reka mpamagara undi mukozi w'Imana aze dufatanya. Clarisse yarampamagaye, nanjye kubera urukundo rwinshi mukunda ndagenda ndamufasha, turasenga, byari bikomeye pe. Gusa Imana nikubwira ngo ntiyaguteza rubanda, uzamenye ko itaguteza rubanda. Imana nikubwira ngo ndakumenyekanishije, uzamenye ko ikumenyekanishije atari burage. Imana ntago yaduteje rubanda, aho Satani yarari kwishima ko tugomba gufungwa, ntibyakunze. Nabyo byarimo, kuko hari umuntu ibaze gusanga umuntu yapfuye kandi nimwe muhahagaze mwavuga ikintu azize. Amina, haleluya. Ariko
ariko Imana nikubwira ngo mwana wanjye uzamenye ko ivuze ngo mwana wanjye. Nikubwira ngo mwana wanjye humura uzagende ko kugendera ku jambo ry'Imana. Twarasenze turasenga umwana hageze igihe tugisenga turi kwinginga Imana iraduhishurira itubwira ko imukijije. Turavuga tuti Imana ntago twabasha kuva hano hantu nta kimenyetso duhaye. Tugitegereje twumva umwana ari kwiseganya, umwana arakorora. Kararisa urabizi ni umuntu ushabutse cyane, ariruka aravuga ati reka tumwerose ibikuvurori byinshi maze ashuhe. Kararisa yarabikoze aramworosa, umwana atangira kwiseganya, tubona arakize. Imana yihesha icyubahiro gutyo, tubona tuvuye ahantu amahoro. Kararisa niwe bari bahamagaye nawe arakwitabaza. Wowe ntaho bigeze baguhamagara ngo nawe umwitabaze mujyane gusengera umuntu? Nyine baramuhamagaye nawe barampamagaye turagenda. Narimbajije wowe ntawaguhamagaye none nawe ukitabaza Kararisa ngo mujyane? Yewe ni umunsi umwe nyine mama yari arwaye, mbona ntabishobora njyenyine, ndavuga nti Kararisa mbabarira uzundwaneho kuko mama ararembye pe, turi abanyamasengesho, mbabarira uzugaragaze gusenga kwacu. Twaragiye, mama yari ari kuribwa mu nda cyane. Kararisa aramubwira ati fata amazi, mama arayafata. Ndangije ndamuzanira ati shiramo umunyu. Naho mama ariko sibyo bintu muri kumbwira, kwa muganga barambujije umunyu, buriya muri gushaka iki mwebwe? Ambwa ati mama yafate ayo mazi shiramo n'umunyu. Arabikora, arangije Kararisa arayasengera arayanywa. Mama hageze nimugoroba atangira koroherwa, arasohoka ajya hanze, aravuga ati burya pe ndakure kujya ujya gusenga Mana ngo nta nuza gutangira ngo gusenga ngo mbikwemerere. Bitangaza biba gutyo. Mpera Kararisa mikoro. Icyo gihe mu gusengera mama wa Promesse, wumvise Imana ikubwiye ngo fata amazi n'umunyu ubimuhe, byagenze ute? Yego, twari turi gusenga, yararembye cyane pe nkuko Promesse yabivuze. Turasenga cyane, Imana yo mwijuru irambwira ati rero mwana wanjye Kararisa fata amazi makeya, amazi ashyushye, dushiramo umunyu ndayasengera. Niko Imana yarimbwiye. Ndangije kuyasengera ndayamuha, yari yarembye cyane. Umubyeyi ariho ubu ni muzima, nta kibazo afite ni muzima, yarakize. Yego. Nubundi mugomba gufatanya mukajya musengera abantu, mugacyafite imbaraga pe. Uzi ko hari abakozi b'Imana dukorana nta imbaraga bafite z'umubiri kubera imyaka bagezemo. Hari umukecuru twakoranye imyaka 70. Ubu wamuhamagara ngo ajye gusengera umuntu uri Nyagatare yapfa kugerayo? Ariko mwebwe muracyari bato, mugomba n'ubundi gukoresha imbaraga za gisore. Ejo ndari umupapa twaganiye n'umunyamasengesho nawe, nari namusuye, bamuzanira umuntu warembye. Yari afite abandi bantu bari gufatanya gusenga. Angiyo n'umuntu agafata Bibiliya, umuntu yatewe n'abadayimoni ngo yakumukozaho Bibiliya. Undi arabwiye ati siyo Bibiliya, umuntu watewe na dayimoni n'ubundi ntiyahita yishwanyaguza. Ati hari aho bigera n'imbaraga zikagira ute zigakora. None si ugusengera umuntu nyine akakurwanya ukumva nta mbaraga, nawe wahita ugwa hasi. Ariko ufite n'imbaraga z'umubiri, imbaraga z'umwuka iz'umwuka n'iz'umubiri birafatanya. Yego. Unyibukije ukuntu ejo bundi nagiye gusengera ahantu. Yego. Mpageze yari gurupe nini ndende pe, ninjye wari bahaye umwanya wo kuyobora. Yego. Noneho turi gusenga, umugabo umwe afatwa n'abazimu. Noneho ndavuga ntuwiteka, nta niho ruzingiye. Turasenga abantu benshi baratinya, baranyakora ati Kararisa ngeno usengera uriya muntu nawe umugezeho, bitewe n'abazimu bamurimo, ntago wamwegera. Ndagenda afata Bibiliya ndasenga mvugana nabo ngewe Kararisa. Promesse nguyu arabibabwira, mvugana nabo. Promesse nguyu n'umutanga buhamya, navuga niba ndi kubeshya. Mwari muri Promesse? Kararisa ntago ari kubeshya, ni ukuri pe byarabaye. Ni hehe? Nihe mwari muri? Twari turi haruguru, kunuza ku rwibutso. Ni ku rwibutso twiho twari turi. Rwibutso
mu Bugande. Mu Bugande. aho bita ku Rwibutso. Njye nirebeye urwibutso rwa hano mu Rwanda. Oya, ntabwo Komeza ari iyo mu nkuru Rwanda. yitubwire Clarisse. Ntabwo wabeshya nuko bakubwira ngo Promesse gutangira ubuhamya. Ntabwo mbeshye tugezeyo turasenga cyane mvugana njye nabo n'abazimu mvugana nabo bambwira yuko ari abazimu bamurimo 15 barabati kandi njyewe ntabwo ndamuvamo paka mwice niko bamuntumye nambwa nti njyewe nturamuvamo turasenga cyane barabati nubwo namuvamo niweho turajamo ubugize ubwo ndasenga abazimu barahunga ndavuga nti mwabazimu mwe musigemo muri abazimu bangahe dusigemo turi batandukanye twebwe turakwica ntitudakwica niwe turica ndavuga ntuwiteka ndakwinginze nari ndi mu bihe by'iminsi ebyiri ndi mu bihe by'iminsi ebyiri ndi kumwe n'Imana ndi kumwe nayo gutya nayishikiranye nayo gutya twicaranye nk'uko uri kubara nikiranye na Promesse ndasenga mvugana nabo urashaka iki kuri uyu mwana imbwira yuko imushakaho nta kiza azageraho imbwira yuko mu muryango bashaka kugira ngo azabe ikimara bimbwira yuko ntago bashaka kugira ngo abe ku isi ndavuga nti njyewe n'uyu mwana n'uw'Imana kandi ntago mugomba kumutwara naho abarasubiza bati tutamutwe ni wowe twatwara ndavuga nti Imana ndakwinginze ngo uzundengere nari maze kabiri ntarya noneho turasenga ndasenga baba bavuye masigaye umwe niwe twahanganye Mana hari niwe menya ari wowe wari ubakuriye ndasenga hasigaye umwe aravuga ati njyewe nubwo wazana ikibyo kwivuga ngo Imana byawe gutyo birakomeza ndavuga ni njyewe ni n'abatari wowe nahanganye nabo ndasenga cyane abazimu bamuvamo umugabo amera nka urambara yenda ndavuga ni mu mwihorere bose bamuvuyemo noneho baramwihorera ashize akanya arahaguruka arangije guhaguruka aragenda ejo mundi nabwo nasengeye umumama yararwaye cyane atwite noneho musengeye umuntu wamuroza avugira muri we ngwiki cyane yivuga amazina ayivugira muri we aravuga ati nitwa runaka njyewe nturuka hano ndavuga urashaka iki muri uyu mubyeyi njyewe navuze ko atazabyara murinda ye ni igisimba kirimo nta kiza azageraho ndavuga nti njyewe uhere ino saa shizemo umwana mu izina rya Yesu turasenga cyane barwa ati njyewe amuroze naha ni ibintu mbese ambwira naho yabishize naho yabitabitse turasenga cyane Imana yo mwijuru bimuvamo turasenga yambwiye aho yabitabitse turagenda tugeze mu rugo turabitabura turabitwika ariko nawe umva mutwe n'ukuntu itagumira utarimo Imana wasara no gusara ibyo ari kuvuga ngo turamuvamo ariko tukujyemo yego nuko Imana ikomeze ibambika imbaraga pe nukuri uwo mama we yarampamagaye yarari kure yarari mu Mutara ndamubwira nti rero mu Mutara habaga abazimu mube maso abantu mu Mutara musengeye kuri telefone twasengeranye kuri telefone ugere none hampitike njya kumusengera ubundi gusengana n'umuntu muri kumwe niba ari byiza birumvikana telefone ni telefone no kwa abantu bari kumwe nibyo Imana yanyeretse gutya neza yego uwo munsi naraye ntasinziye saa 9 za nijoro Imana integeka kuzenguruka inzu ndi kuvanamo ibyo bintu byose ndi kumwe nabo ndavuga nti wowe sinzira uyu munsi tugomba gukora umurimo w'Imana naratashe mu matabishaka aravuga ati kararimba barira tubane basi iminsi ebyiri ntabwo ntabashaka ni benshi nzagaruka yego ese ubundi arona Promesse umukuru ninde Promesse turangana murangana neza ansombaho icyumweru mwese mufite imyaka 30 umwe ni 30 n'icyumweru wo ka 30 gusa aranduta Promesse ariko imyaka se ningahe harya ebyiri ansombyaho umwaka agusondaho umwaka yego ufite 30 akajya 30 oya da oya kandi ukubona dufite nk'ingahe 30 Clarisse afite 30
promesse 31 ko muvuze ko mu rutano mwaka yego oya yego none ningahe inde promesse wowe njye mfite 18 yego ndumiwe mama niyo afite 18 yavutse muri 2000 na kangahe yavutse muri 2000 na kangahe mama ni 2008 yavutse wowe wavutse ryari promesse 2007 ubu ufite 19 none kari niyo mpamvu ari kumbwira ngo nta ndangamuntu ufite indangamuntu ndayifite ariko nuko zitazasohoka baragufotoye yego ntabwo yari yaza yego ye baba we 18 19 sha muri batope yego nuko nyine wabaye ikibajo wamugane wa muntu nyine Imana yakwereye umubyibuho iyi ngope je nandi kumvisiyo nandi kubara 30 oya 30 nanjye nakabya ariko ntabwo nzi ko 18 pe nayo itarayuzuza neza 18 yo umva ariko mwiyo myaka umuntu tu ine wango myaka 18 cy'umuntu yiyemeje aba yakiyemeje cyane niba yemeje gusenga ni gutyo uzi nanjye indirimbo nahimbye mfite imyaka 18 ni nyinshi cyane pe 18 nanjye mfite 18 buri kumwe 18 19 indirimbo nyinshi z'amavuta nibwo nazihimbye ariko iriya mukunda yo nahimbye mfite 30 ariko hari izindi nyinshi nahimbye mfite imyaka 18 yo mumeze nk'impanga disi erega turi impanga neze ubundi Imana tugize impanga yego twagiye gusenga Imana avuga ati ndabahuje mbagize impanga rero urabona turanaturanye mbese ni nk'aho ari uwacu cyane kabisa ninde urabwiriza promesse ni promesse urabwiriza muhe mikoro sibyo abwirize ndagufasha gusoma uzi ikintu ngiye gukora ari ibintu Kalise tujya dushwanira ngasoma ndi kwihuta urumva yangiza ngo genda gake noneho wowe uko tugiye kubikora urambwira aho turasoma mpasome sibyo nindangiza ntuze noneho mikoro Kalise nawe muhe mikoro ajya kwikiriza ngo amena nyine mubane mwayo mavuta nanjye mbe ndi hano ku buhanga bw'ibyuma yego hari ikibazo sawa amina haleluya amen tugiye gusoma ijambo ry'Imana turarisanga muri Zaburi igice ni cya 10 turahera ku murongo wa mbere Zaburi ya 10 dore ku murongo wa mbere ngiye gusoma mu firirizo yego Zaburi ya 10 Uwiteka niki kiguhagaritse kure niki gitumye wihisha mu bihe by'amakuba no mu by'ibyago naho yego Uwiteka niki kiguhagaritse kure niki gitumye wihisha mu bihe by'amakuba no mu by'ibyago ubwibone bw'umunyabyaha bumutera kwirukanira umunyamubabaro cyane kumufata icyampa bagafatwa n'uburiganya batekereje kuko umunyabyaha yihimbariza iby'umutima we wifuza kandi umunyazi yimura Uwiteka akamusuzugura umunyabyaha nk'uko ubwibone bwo mu maso he buri aravuga ati ntazahora ibyo yibwira byose bihurira muri iri jambo ngo nta mana iriho nkomeze yego inzira ze zikomera iteka amateka yawe ari hejuru cyane aho atareba abanzi be bose abacurira ingoni aribwira ati sinzanyeganyezwa kugeza ibihe byose sinzabona ibyago akanwa ke kuzuye imivumo n'uburiganya n'agahato munsi y'ururimi rwe hariho igonwa no gukiranirwa yicara mu bice byo mu midugudu mu rwihisho yica abatariho urubanza
amaso ye ayatatisha umunyamubabaro. Yubikirira mu gico nk'uko intare yubikirira mu isenga ryayo. Yubikirira gufata umunyamubabaro, kandi koko aramufata akamukururisha ikigoyi cye. Yitugatuga yunamye, intwari ze zitsinda abanyamubabaro. Aribwira ati Imana yibagiwe, ihishe mu maso hayo ntabwo izabireba. Uwiteka haguruka, Mana manika ukuboko kwawe, ntiwibagirwe umunyamubabaro. Ni iki gituma umunyabyaha asuzugura Imana, akayibwirira mu mutima we ati ntuzahora? Warabibonye kuko urebera igomwa n'urwango kubishyiraho ukuboko kwawe. Umunyamubabaro akwiringira wenyine, ni wowe ujya utabara imfubyi. Vunagura ukuboko k'umunyabyaha, ushimikire ububi bw'umubi kugeza aho utazaba umusanganira. Uwiteka niwe mwami iteka ryose, abanyamahanga barimbukiye mu gihugu cye. Uwiteka wumvise ibyo abanyamubabaro bashaka, uzakomeze imitima yabo, uzatyarize ugutwi, kugira ngo ucire imfubyi n'abahatwa imanza zibakwiriye. Umuntu wakomotse mu butaka ye kuzongera gutera ubwoba. Amen. Amen. Amina, haleluya. Amen. 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 Amina, haleluya. Amen. Zaburi igice ni icya 10 umurongo waho wa mbere. Ngo Uwiteka ni iki kiguhagaritse kure? Amina, haleluya. Ngo Uwiteka ni iki kiguhagaritse kure? Amina, haleluya. Abantu bageze mu byago, umuntu ari kugira ibyago buri munsi. Ababyeyi babuze abana, abapapa babuze epfo no haruguru, ndetse bari gutaka buri munsi. Ariko ndagira ngo uyu mwanya tubwize Imana ukuri. Tuyibaza ati Uwiteka ni iki gitumye uhagarikwa kure? Uwiteka ni iki gitumye uja kure yacu? Amina, haleluya. Niki kiguteye wihisha bihe by'amakuba? Niki kiguteye gutuma wihisha mu bihe by'amakuba? Amina, haleluya. Bazimana ngo ni iki gitumye wihisha mu bihe by'amakuba? Nukubera iki bino biri uri gutuma biba? Nukubera iki wemeye ko ababyeyi babura abana? Nukubera iki wemeye Nyiringabo Imana kababisha badushira hejuru? Nukubera iki ko wemeye batuzamura imisozi? Uyu mwanya bwiza Imana ukuri, uyibaze neza. Numara kuyibaza neza iragusubiza. Amina, haleluya. Mana ntago igibesha, numara kuyibwiza ukuri nayo iremera igusubize. Amina, haleluya. Kadusome muri Zaburi igice cya 4. Muri Zaburi igice cya 4. Mana gukiranuka kwanjye guturuka aho, insubize. Haleluya. Amen. Amina, haleluya. Amen. Mukanya Zaburi igice cya 10 haravuze ngo nukubera iki? Nukubera iki? Amina, haleluya. Nukubera iki wihisha mu maso yacu? Nukubera iki ngo utabasha kudusubiza vuba? Nukubera iki wemeye ko abanyamahanga batwishimira hejuru? Nukubera iki ibyo byose wabyemeye? Amina, haleluya. Soma Zaburi ya 4. Ngo Mana gukiranuka kwanjye guturuka aho. Haleluya. Amina, haleluya. Ngo Mana gukiranuka kwanjye guturuka aho, unsubize uko ngutakiye. Ngo unsubize uko ngutakiye. Umubyeyi Imana imusubize uko ayitakiye. Umupapa Imana imusubize uko ayitakiye. Niba ari umwana ukeneye Imana igusubize uko uyitakiye. Niba ari amafaranga ukeneye Imana igusubize uko uyitakiye. Imana igusubize uko uyitakiye uyu mwanya. Ni ukuri. Imana ishimwe cyane. Ngo unsubize uko ngutakiye, warambohoye ubwo nari mfite umubabaro. Amina, haleluya. Ngo nirangiza kugusubiza uko uyitakiye rata, ngo uzayishima, ngo uvuga ati warambohoye ubwo nari mfite umubabaro, warambohoye ubwo nari narabuze umwana, warambohoye ubwo nari ndi mu bukode, warambohoye ubwo nari nambaye ubusa, warambohoye uranyamamaza, warambohoye ibitagira ishusho wabihaye ishusho. Uzayibwira ati Imana warambohoye ndagushimiye. Imana ishimwe.
mbabarira wumve gusenga kwanjye. Amina haleluya. Yego. Amina haleluya. Amen. Ngo mbabarira wumve gusenga kwanjye, ngo mbabarira wumve gutaka kwanjye. Amina haleluya. Uyu mwanya Imana yumve gusenga kwawe, Yego. uyu mwanya Imana yumve gutaka kwawe, Haleluya. uyu mwanya Imana ikwiteho, uyu mwanya Imana ikumve, Imana izina ryawe ishimwe, Imana nirishimwe. ishimwe. Hari indirimbo nkunda kuvuga Kararisa ni ukunda kuyiririmba iyo Ayiwe, ari kubwiriza Imana kuri ishimwe, YouTube, Imana ngo ishimwe. hamagara ngo hari uwakumva, Yego. ngo kandi Yesu agutegeye amatwi. Uyu mwanya Imana yumve gusenga kwawe, Haleluya. uko yemeye ko agutegeye amatwi, Haleluya. nikagiye kumva gusenga Mana kwawe. ishimwe. Ndagira ngo nkubwire wowe udukurikiye, Yego. wowe uri kureba iyi cano, Haleluya. Imana yumve gusenga kwawe. Mana ishimwe. Niba warabuze umwana, niba uri mu bukode, wowe uri mu yumve amadeni, gusenga, wowe yumve bateze gusenga. cyamunara, Imana yumve gusenga Mana yumve kwawe. gusenga. Imana ishimwe. Imana yumve gusenga kwawe. Haleluya. Komeza tugende. Bana b'abantu muzageza he guhindura icyubahiro cyanjye igisuzuguro, muzageza he gukunda ibitagira umumaro. Haleluya. Amen. Amina haleluya. Amen. Amina haleluya. Haleluya. Icyo gihe Imana yagushubije rata. Yego. Cya gihe Imana yaguhereje umwana. Haleluya. Cya gihe Imana yagukuye mu bukode. Ngo uzabwira abana b'abantu ngo muzageza he guhindura icyubahiro cy'Uwiteka. Uzabwira ati ko nabonye ibitangaza by'Imana. Ese muzageza hehe? Amina haleluya. Haleluya. Komeza tugende. Gukurikiza ibyo ibinyoma, ariko mumenye yuko Uwiteka yirobanuriye umukunzi we. Amina haleluya. Mana ishimwe, Amina haleluya. Mana ishimwe. Ngo muzageza he gukurikira ibinyoma, Yego. ngo muzageza he kuvuga abantu, muzageza he guteranya abantu, muzageza he kuroga abantu. Ariko ndagira ngo nkubwire, iyi saha Imana yirobanuriye umukunzi we. Ni wowe yirobanuriye, wowe mama. Ni haleluya. wowe yirobanuriye, wowe mupapa. Imana Nawe ishimwe, musore Imana Imana irakwirobanuriye. Umukobwa irakwirobanuriye. Ngo haleluya. yirobanuriye umukunzi we. Yego. Wowe wabuze urubyaro, Ayiwe. ngira kwibona abantu rigiye kuguha umwana. Mana Wowe uri mu ishimwe. bukode, ngira kwirobanuye igiye kuguha inzu nk'abandi. Haleluya. Ntuzongera kwikorera uburiri bwawe ku mutwe. Amina, Kubera haleluya. ko Imana iguhinduriye umukunzi we Imana rata. ishimwe, Imana Imana ishimwe. irirobanuriye. Amina Haleluya, haleluya. haleluya. Abantu barivanze, bivanga n'abandi. Abakozi b'Imana bivanga n'abatagira umumaro. Yego. Ariko Imana uyu mwanya irirobanuriye. Ni wowe mbwira unteze amatwi, irakwirobanuriye, humura. Nibyo Oh, bigeze ntacyo haleluya. bizagutwara. Mana ishimwe, Nubwo intare Mana zitontoma ishimwe. ariko siko zikurya. Imana Amina ishimwe, haleluya. Imana Uko ishimwe. uko bishumitse biri kuza ntabwo ariko bizakugeraho, kubera ko Imana irakwirobanuriye. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Imana nihabwe icyubahiro. Vuza ijambo ryiza, nibuka ya ntare iyo yaziritse. Yego. Ariko ngo iyo ziziritse zose ntabwo ariko zikugeraho. Muhumure ziratontomye ariko zigize ute? Ziraziritse. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Yego. Kamunyemere mutange nimero, nubundi uzumva yafashije nawe azabahamagara. Ari cyo bitwaye? Ntacyo. Nimero yanjye ni 079 24 55 640. 079 24 55 640. Shalom shalom, ndabakunda. 07 2 28 58 62 4 cyangwa se reba na ya yindi nayo ari igihe bayihamagara ikanga gucamo, reka mbahe ebyiri kuko iyo ngiyo ntabwo nkunda kuyikoresha. Kararisa nayireba ibabwire. Kanze nyirebe ya promesse. Ya promesse ni 07 ya promesse, waje neza promesse. 079 39 38 88 7. 079 39 88 7. Iyanjye niyo. Si Kararisa se? Amen. Amen. Tugiye gusenga Imana, tubanze twaririmba kagakorasi jye na promesse.
hari ubwo nyapfukama ngatakira umwami wanjye, ese ubundi uzaza ryari ku iyi si itugerageza, dubaho tubabaye intambara z'urudaca, inani z'abagenzi ku isuka z'amanywa nijoro, Yesu umwami w'ijuru uko nyaryamujyuma ibitotsi, umena imbaraga z'umutima kuko ibyanjye ubizi cyane, Yesu umwami w'ijuru uko nyaryamujyuma ibitotsi, umena imbaraga z'umutima kuko ibyanjye ubizi cyane. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, urera urashyiranuka, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirishimwe. Iyi ndirimbo itubwiye neza, iratubwiye ngo hari ubwo nyapfukama ngo ngatakira umwami wanjye Yesu, ngo mbese ubundi Yesu uzaza ryari, izina ryawe nirihimbazwe, ngo ku isi tugerageza, ngo tubaho tubabaye nk'intambara z'urudaca, ngo ibinaniza abagenzi ngo ku isuka z'amanywa nijoro, ngo icyama ngo ku isuka z'amanywa nijoro, izina ryawe nirishimwe. Abakobwa barageragezwa, ababyeyi barageragezwa, abapapa n'abanuko. Iyi sanda kwinginze nyaguhora ku ngoma, iyi ndirimbo ibihumurize benshi, ihumurize abari mu bihugu bitandukanye, naguhora ku ngoma nasenze cyane kugira ngo ndakwinginze iyi ndirimbo turirimbye yubashwe kuko ishoboye byose, umukozi w'umuhanga. Ndasenze cyane nyaguhora ku ngoma ngo urengere abasore bari kuntega amatwi, urengere abakobwa, urengere abapapa, urengere ababyeyi, yuko uri umukozi w'umuhanga, urebera hose icyarimwe, nawanye nawe, izina ryawe nirishimwe, uritangirira ukaba n'iherezo, uri isambu itarumba, wabanye yabanye nawe, wakundanye yakundanye nawe. Nzi neza ko uri umugabo udahemuka, nzi neza ko uri umugabo utavuguruzwa, izina ryawe nirishimwe, n'abagukore ngo yikorere amaboko, izina ryawe nirihimbazwe. Ngaho nyaguhora ku ngoma rero, iyi sanda kwinginze kugira ngo uzubane natwe, kugira ngo uzutugirire neza. None twarakubonye, twabonye ukiza, twabonye uhumura impumyi, twabonye uvura abapfuye, izina ryawe nirishimwe. Ngaho nyaguhora ku ngoma rero, ababyeyi badatwite ubaha abana, abana bari mu bushomeri bahitwa gukora, izina ryawe nirihimbazwe. Ngaho ngwino ubane nabo, ngaho genda ubagirire neza, mbisabye mbyizeye mu izina rya Yesu, urakoze. Amen.